gutera imbere abenshi bo tuzi kuki twumva ngo bitabye Imana ni ukubera iki bose batabarwara tugira ibyamare by'indembe gusa. Hari igihe umuntu avuga ibintu tukagira ngo ni za komedi zacu ni za joke zacu, none se we ahangaha kakajwe arabeshya. Kuki ubundi umuntu si no mu Rwanda gusa no hanze, kuki umuntu atangiye gutera imbere bahita bavuga ati ngarapfuye ngo ararwaye ngarapfa? Wa mugani tugira ibyamamare by'indembe gusa, umuntu wese wamamaye aba yarwaye. Banza wumve nako ngako noneho wumve we nuvanga kakajwi yabahaye kuri by the way yagarutse noneho ku bantu bita abarozi abanyeshyari. Banza wumva ku ka video. Reba shabundi dore imbogo araje aradushimishije aduhaye ibyishimo, ukwezi kurashize ukundi kuraje abanyeshyari bati rwose dore imbogo tugere tumuburungushura, ariko rubanda muri n'abagome. Umuntu wacu wivire mu cyaro utangiye kwifatira kuri uko dufaranga mugize gutya mumukuye ku birayi ngo mu nda haramuriye ngo bifatara mu mutwe, igifu gifatira mu mutwe kibahora wabaho umusonga ufata mu nda ukazamuka no mu mutwe. Ale n'abarozima. Okay, wabyumvishe rero ari kugaruka ku barozi cyane. None se nawe uri kubyumva neza ibyo ahangaha avuze? Aravuze ati dore imbogo baravuze ati ngo byafashe mu nda mu mutwe murabizi nyine ajya gupfa. Dore imbogo ni ibintu byavuzwe gusa ni ibintu nyine bitari birikiriye. Ahangaha kakajwi wari kwemera ko bino byamamare byose hafi ya byose byapfuye ari uko babiroze, kuko nta kuntu wambwira ngo Buravani nabyo yarabivuzeho nuko wenda nabashe kuba nagakatiga. Yavuze Buravani Yanga uriya uyu nguyu dore imbogo bande bose bararozwe. Umva nako ka video. Abantu bose nzi barwaye ibicuri. Sindi muganga umungu wa gatanazi, sindi muganga siramupimi, ariko ku ruhande rwanjye hari ingegera nyabi yatumwe na Nyabingi haru sha umva kamubwire sindi kubihamyeje nakujana pe, ariko hari umunyeshari wabamuvugutiye. Ngaya nawe utekereza abantu bose uzi bose barwaye igicuri, none wabo abantu bose uzi nta nubwo bakize ku rwego rwo yarageze ubwo yaramaze gukira, amaze gufata, amaze kubona amafaranga ku buryo kumuvuza byari ibintu nyine bitari kugorana cyane. Nibyo hano kakajwe kuvuga. Kakajwi rero nawe ntabwo bihagazeho neza, ntabwo watujya kuvuga ngo umuntu bamuroze kurwara benabaho, ni ibintu bibaho gusa natwe cyo dushyira muri logique ibintu byose bibamo. Ngiye inkuru nayumviye kwa kakajwi ndayirangiza, kandi koko ibyo kakajwi yavuze n'umuntu mukuru bino bintu yabitekereza. Wabitekereza man, gute umuntu atangira kubona agafaranga akaba arapfuye? Umva nako ka video nazibazaniye. Ubwo icyo navuga cyo niba uri umunyeshari ukabugirisha ari umuntu ngo ateye imbere sha nta terambere wenda kuzabona, uzahora uri umutindi, umuvumo uzakuhoraho, nta terambere ryawe mbona kabisa imbere yawe niba ugirisha ari mugenzi wawe. None ukumva wamuroga ukumva wamuburungushura koko ubuse wowe wari kugirirana akakuburungushura wakwishima. Ibi ngibi kakajwe ari kuvuga niyo bitaba ari byo, niyo bitaba ari ukuri bataranamuroze n'aba bantu bose bapfuye babyamamare batarabaroze. Ahangaha icyo ugomba gukuramo iyi ni inama man. Nimba ufata umuntu ngo nuko ari gutera imbere ukagira ishyari, umuntu ari gukora cyane gatera imbere byuzabone ko nawe yatunga umuryango we yagira icyagera wowe ukagira ishyari. Ubwo urumva aho hantu harimo inama ikomeye cyane. Wenda reka tuvuge ko ibyo kakajwe ari kuvuga atari byo, ari no kubeshya gusa anga harimo inama. Banza wumve n'iyo video ntazibazane niko nababwiye. Nuko gogo yita nuko Imana imwakire mu bayo ahagiye agiye heza pe, yasengaga yari umwana mwiza yari afite ubwenge. Abantu mwumvaga ibiganiro bya gogo mwumvaga ko ari n'ibikobwa byiza ngo bifite ngo amabuno ngo bifite ngo amanyashi. Gogo yari abarusha ubwenge benshi cyane, yari abarusha ubwenge. None dore ura abeza ngo ntago bajya baramba. Nibyo koko nibyo sha Wabyumvise man, wowe nupfa bazakuvugaho iki? Uzavuga ngo wari ufite amabuno meza? Oya, byo nta nubwo ari byo bazanareba kuko haza basigaye benshi. Gusa inama wagiye uvuga n'amagambo wagiye uvuga ibyo wavuze nibyo bizakubahisha. Umva niyo video. Tugifite urwango hagati yacu twebwe ntaho tuzagera pe. Ugasanga umuntu muzima kwangira kuri gutera imbere man, nawe utekereza ibyo bintu ariko ugasanga umuntu akwangira kuri gukora cyane, ugasanga umuntu ari kwanga kuri tera imbere.
kubona amafaranga ngo ubeho ubesheho umuryango, agashaka ko mwirirwa muzererana mwese mukene aho kugira ngo ukire. Umva nta support ihari, ahari corruption, ahabwo haje iki urugwango. Kuki ibintu bitahinduka? Ibintu kakajwe bari kuvuga abari byo mani, mwe mujya muki burya ngo n'umusaza aravuga ariko akagwa ku ijambo. Mwe muzajya mufata babantu musuzugura mumva ibiganiro byabo, ntabwo abura muri kire kimukuramo. Umva niyo video shakumva kandi buri n'umurozi nta mugisha uteze kuzabona abarozi mwese muri kunde sha mwebwe. Icyo nabwira abantu rero dufatanyije umurimo ni ukugenda gake tugasenga, kuko ahangaha dufite amagini agenda twiruka inyuma, dufite hano amadayimoni y'abantu abatifuza ko dutera imbere. ahangaha ari kubwira wowe nanjye, wowe uri kunyumva, nimba ufite intego wowe kora gusa umenye ko hari abanzi, hari abantu batishimiye kuri gukora. Uzabona ko baza bagusekera gusa, bose bagusekera siko bishimiye gukora, siko bishimiye gutera imbere, gusa bazagusekera byo ntibizabura. Ubwo rero icyo usabwa ni icyo wowe kora ibikorwa byawe kandi ubikora usenga, kuko abagome cyangwa se umuntu kwanga ntabwo yabura kuri iyi si. Umva niyo video mvuga n'abandi se ibindi byamamare byagiye binyerera ngo barwaye mu nda ariko mana mbaga ngubwire, kandi iryo shari rigira abarozi. Iryo shari umuntu ugirira ishari umuntu atazi, umuntu ugirira ishari umuntu kari gutera imbere, niba iryo shari urigira wanaruka. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ngageze Nyabugogo, ngavuye ngo muri Uganda, ngaje muri bisi, ngigicuri kiramufashe ngarapfuye. Ukuntu byumva ngewe muri ibi bintu tubamo ngo byo kwamamara, hari abantu bishimisha ni benshi cyane, ariko nanone ngo ntawe ushimisha abantu bose. sha uwakumva rero kakajwi ibyo yavuze, video yose twayumva. Mumfashe rero dusoreza ahangaha. Icyo nagira ngo mbamenyeshe rero, cyamenyesha umuryango wa Gogo Rest in Peace, kandi na babravani bose nabayanga Rest in Peace kabisa. Twe dukomeze dukore, gusa natwe dukore tuzirikana ko hari abantu batishimiye ko dutera imbere, dukore dusenga, byibuza natwe turebe ko twazabona n'iryo juru. Ndabakunda cyane rero, ni wa muhungu wanyu dukunda Jiva, kugenda uko subscribe. Ciao ciao.